Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije aho muherereye hose bene data. Imana yo mu ijuru ikomeze kubarinda kandi mbasabiye umugisha uturutse ahera hahera. Imana yacu nishimwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yona igice cyaho cya 2. Twumve icyo Uwiteka Imana ahatubwira. Ngo Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Yesu atugirire neza cyane. Imana yacu nishimwe. Aha ni ku nkuru za Yona, uburyo ki Yona Imana yamutumye kuburira abantu b'Ineneve, ariko Yona ntiyumvira Imana. Yesu atugirire neza cyane kandi Yesu atwiteho. Aza kugera igihe rero asa naho ahunze Imana, ariko Imana burya nta hantu wayihungira. Yesu atuganze. Uko isi ari nini, Imana niko ikwira hose. Ngo iba mu ijuru, iba mu isi, n'ikuzimu igerayo. Yesu atuganze cyane. Haleluya. Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye. Bene data, Imana yacu ikwiriye gutinywa. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Imana rero irangije igenderera urufi. Mwene data, ndashaka kukwibutsa yuko Uwiteka nta hantu wamuhungira. We wibwira ngo Imana ntindeba, wowe uri kwibwira ngo Imana ngo ibyo nkora ntibireba. Imana si impumyi, Imana ifite amaso, Imana ifite amatwi, Imana ifite akanwa, Imana ihora ari Imana, iruzuye. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Maze Yona ngo yigira inama yo guhunga Uwiteka. Uwiteka nawe amwereka ko ari Imana itagihungwa, ibera hose icyarimwe. Imana itugerera ngo igeze mu nyanja, ngo Imana itegeka urufi runini kumira Yona. Imana ituganze cyane. Wumve ibitangaza by'Imana, wumve imbaraga z'Imana. Yona yibwiraga yuko yahunze Imana, nta kintu Imana yabasha kumukoraho. Yateye Imana umugongo, ariko Imana kuko yakundaga ubwoko bwayo, Imana itugirire neza. Imana yashakaga kwarura ubwoko bwayo ngo buve mu byaha ikoresheje Yona. Yesu adufashe. Ni uko Imana yaguhaye misiyo hano mu isi kugira ngo ubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Ngo urufi ruragenda rumira Yona, ngo amarayo iminsi 3. Imana itugire neza mu nda y'urufi. Imana ituganze. Gusa ikintu cyabaye cyiza nuko Yona yaje kugera igihe atakambira Uwiteka ngo ari mu nda y'urufi, ngo atakira Uwiteka. Imana urufi ruza kuruka Yona. Imana itugirire neza. Nibwo yagiye kuvuga gukora umurimo w'Imana. Mwene data, ndashaka kukubwira ngo wikwinaniza urimo guhimana n'Imana, wikwinaniza urimo kugorana. Imana itugirire neza. Mureke kugora Imana, mureke gushaka impamvu ku Mana. Imana itugirire neza. Niwihamagarira umujinya w'Imana uzawubona. Imana ituganze. Niwihamagarira umunyafu w'Imana uzawubona. Mwene data, ndashaka kukubwira ngo hindukira, ureke kugorana, wirwanana n'Imana. Kuko nushaka kurwanana n'Imana uzabona umunyafu wayo, uzabona amaboko yayo. Kuko Imana ntinegurizwa izuru. Imana itugirire neza. Hari abantu rero nk'uko Imana yagendereye urufi rukamira Yona, ari umuntu umunini, ari umuntu w'umugabo. Sinzi ari muri sari mutoya, ariko yoze kumva urufi rukamira umuntu. Mwene data, wumve yuko Imana nta hantu na hamwe Imana
idategekera. Imana ifite ububasha ku kintu cyose. Imana igufiteho ububasha. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Mwene data, nshuti y'Imana, mukundwa w'umwami wacu Yesu, reka kwihamagarira akaga k'Imana, reka kwikurura umujinya w'Imana. Reka nkubwire ngo kora icyo Imana yakubwiye hakiri ku manywa. Kora umurimo w'Imana hakiri kare. Kora umurimo w'Imana utazanye impamvu. Kora umurimo w'Imana, Imana ikigufitiye urukundo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kubabwira mu magambo makeya uburyo ki abantu bajya bikurura akaga bakagira ngo Imana irakina. Reka nkubwire ngo Imana yacu ntikina. Imana yacu ntinegurizwa izuru. Garukira bugufi. Birashoboka ko ufite ubutumwa wahawe, nawe ukaba wituramiye, ukaba urindira yuko Imana izahagurutsa urufi nawe rukakumira. Reka nkubwire ngo aho uri hose kora umurimo w'Imana bikuvuye ku mutima. Kandi niba ufite mesaje z'abandi wowe uzitindanye, reka nkubwire ngo we Imana yakubwiye ngo haguruka ugende uvuge, ukaba warananiranye, reka nkubwire ngo ugiye guhura n'igitsuri cy'Imana. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Si iterabwoba. Harageze yuko abantu bumva ubutumwa bwiza kandi abantu bakavuga ubutumwa bwiza uko bikwiriye. Imana itugirire neza. Abantu bamenyereye ko bashaka amamesaje y'amahoro, amamesaje y'ibitangaza, amamesaje yuko bagiye kurira indege, yuko bagiye kugura amazu, yuko bazagura amamodoka. Imana itugire neza ko bazagirwa abakomeye. Ariko se ibyo ushaka ku Mana kuki utakora iby'Imana igusaba? Yesu atugirire neza. Nukorera Imana ni inyungu zawe, ninkorera Imana ni inyungu zanjye, kuko bizanjyana iherezo ryabyo ni mu gihugu cyo mu ijuru. Nimbikora nkiranuka, nawe niko Uwiteka Imana agushakaho. Inyungu ya mbere nuko ngo uzabone ubugingo buhoraho. Inyungu ya mbere ni ukugira ngo ugirane ubumwe n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Data twese nahimbazwe. Bene data, niryo jambo Imana yarimpaye kugira ngo turiganireho. Birashoboka ko Imana igukanguriye muri iri jambo, wari waricecekeye, wari uri mu itiro, wari uri mu ntege nke, ariko reka nkubwire ngo urimo gusigana n'Imana. Reka nkubwire ngo Imana, ijambo ry'Imana rikwibukije ko Imana idakinishwa. Yesu adufashe rero kandi Yesu atugirire neza. Mwe kugorana ku Mana, mukora icyo Imana ibashakaho mu izina rya Yesu. Amen.